umve ndivugiye kwa Shyaka ariko nawe nzabikwibwirira nzabikwibwirira uzanyemere ndabigusabye tuzibere aba besto niko babyita ngaho rero kuri Shyaka BTV show niho hasabiwe kuba besto. Shyaka umwigiraho iki? Tese umwigiraho iki? Umushuti wa Tese we umwigiraho iki? Mwese ikintu nabigiyeho n'umukobwa aracyonyubaka nareba ukuntu akubita umupira nanjye ubwanjye byarananiye n'ukuri ndifuza kuba inshuti na umuntu ubona umuntu ufite ubumuga yego akamugiraho ijambo akumva nyine yamubwira uko ashaka sometimes akamubwira n'amagambo mabi amukomeretse kano kanya wamubwira iki? Shyaka ni umuntu udasanzwe naje guhura n'umukobwa bita Shyaka ndiho ndashaka no kuba inshuti nabo cyane. Hari umugabo ni umunyamakuru akora kuri Flash avuga urubuga rw'imikino kandi afite ubumuga bwo kutagira gute bwo kutabona ariko yogagize umupira kandi atawureba kandi ukaryoha si umunyamakuru kandi we ntiwabishobora nabishobora mfite amaso yanjye urareba ariko ndareba ariko ndareba simbona urareba nyine ariko ndareba simbona ngiye kuba haryo bitabaki aba besto iyo tuvugana ukavuga icyongereza ukavuga igifaransa ejo nkakumva uri urakina mu runana nzagera mu runana ne barabibonye se barabibuze ariko Shyaka ari mu runana kuwa gatanu buri wa gatanu akaradiyo kuri Radio Rwanda kirahanga kugira ngo numve umukurikirane numve ukuntu ukina kandi nagushimira kuko umaze kumpuza n'inshuti nyinshi zigiye zitandukanye kandi zambereye inshuti nziza harimo abafite ubumuga kandi bafite ubumuga bugiye butandukanye. Urugero nk'umuntu naba waraguhuje nawe bikaba hari aho bigukuye hari n'aho bikugejeje. Ni umuntu bita Miss Tese ahantu naje murakoze cyane ahantu naje guhera gutinyuka kubavugisha navuga ko ari iyi leta yacu yes we noneho warirukankaga icyo cyaga ari itangaza. Hello my people, meze neza nizere ko namwe mumeze neza. Uyu munsi rero nifuje kuganiriza umukameramani wanjye. Mwaramubizi ko mfite umukameramani cyangwa amenye ibindi. So uyu munsi rero kuri Shyaka BTV show dufite umutumirwa ariko umutumirwa yaje nyine ahita yipanga akazi. Uniwe kameramani ariko niwe butuze kuganira nawe. Tugwaye ikaze kuri Shyaka BTV show. Murakoze cyane. Ngo ntabwo afite ibintu byinshi byo kuvuga kandi tuje kuvuga. Oya ndavuga ahubwo ntegereje mfite amatsiko menshi kugira ngo mwumve Shyaka show ni iki mumpamagariye cyangwa ni iki mwatumye mumpamagarira. Nagira nkabona kamera iraryoshye nkavuga reka mitajya kuri kamera. Okay, kuri Shyaka BTV show rero impamvu tuguhamagaye cyangwa se impamvu twifuje kuganira nawe nuko uri umuntu uri muri society. Yego cyane rwose. Uri umuntu uri umu-celebrity nubwo wenda ntari bubyitseho cyane ariko uri umu-celebrity somehow. Yego. Sibyo? Kandi kuri Shyaka BTV show tuganira n'abantu bose muri rusange dushaka guhindura societe. Yego. Tugira ngo tunumve ibyifuzo by'abantu bamwe na bamwe cyangwa se uko bafata aba disability muri societe. Tugize amahirwe abafite ubumuga. Yes. Rero abantu bafite ubumuga muri societe twaje kubona ko batabakira neza. Muri societe barabahinda babigizayo babakoze iki nubwo biri kugabanyuka. Ubu nibyo nagiye kubaza nti nuko se biri kugabanyuka ariko ntibiragera kuri level
nziza hari aho wenda dushobora kuvuga ngo twebwe byaragabanutse kuko turi i Kigali ariko wagera mu cyaro ugasanga n'ubundi niko bikimeze ntibaragera ku rwego rushimishije yego hawe rero nk'umutumirwa wo kuri Shyaka Beauty Show wowe bimeze bite urakoze cyane kandi mbanje kubashimira ko uyu munsi mwanyemereye ko nza kubana namwe kuri uyu mugoroba nawe rero ni umugisha nawo ngiriwe umbaje ngo ndebye muri sosiyete cyangwa nkareba mu buryo bwose ahantu hose hagiye hatandukanye ese abantu bafite ubumuga bafatwa bate bakirwa bate ni ikibazo cyiza kandi kinakomeye kinakomeye kirakomeye cyane kubera ko impamvu ko gikomeye nanone kugira ngo uzabone ubusobanuro bwimbitse kuri bano bavandimwe bacu cyangwa abafite ubumuga cyangwa ufite ubumuga ni ikintu cya gikomeye ariko nanone uba usanga kenshi muri sosiyete no kuba muri n'aha mu Rwanda gusa ni ahantu hose usanga nanjye ubwanjye kera wenda uraza kukimbaza umuntu wari afite ubumuga numvaga ari umuntu udasanzwe kuri jyewe nkumvaga wese ntagendana ese nahagarara nawe ese byamera gute ubaga wiyumva gute nabaga numva ntazi ari igitangaza wumva se ari bukurye ari bukubite oya naramutinyaga waramutinya nkumva nibibazo uriya muntu mbega muri jyewe wenda sino kumutinya ariko ahubwo navuga se buriya atekereza nk'abantu mumbabarire ni abaza kunyumva ntibanyumve nabi ese ushaka guhindura sosiyete buriya atekereza nk'abandi ese buriya nimba ari wa muntu ufite ubumuga tuvuge bw'ingingo cyangwa bugufiya bukabije noneho wowe wagera ku ufite ubumuga bukabije buriya bugufiya basanga kenshi ahubwo umuntu ajya no kumwirekeraho kugira ngo arebe ariko ubundi kubera iki bikagutonda kwera bikagutonda wabona noneho n'umuntu wavutse nawe nta bugingo afite ariko harimo abo ubona ukabona abo nta kibazo nk'ufite amaguru yombi cyangwa ukasanga afite akaboko kamwe abo bose hari abo umuntu aba yagiye abyirukana nabo no mu ishuri ukabona bafite sikirizi zigiye zitandukanye ugasanga afite ubwenge kurenza ba bandi ariko abantu hari abantu wajya gure ukavuga ati abantu bafite amatsiko noneho iyo ugeze ku ibara bafite uruhu rwera yesu we noneho warirukankaga icyo gihe warirukankaga ego none se icyo gihe mu gihe uhuye n'ufite ubumuga bw'ubugufi bukabije uhita gutekereza ko ari normal nibyo nahoze mvuga akenshi ahubwo wasanga uvise yabaga ari umukobwa wese uriya muntu buriya anakuze cyangwa nimba anakuze buriya mumbabare kuba ngiye kwivuga ukabase ugahita utekereza ese buriya arafekisiona umubiri urafekisiona nk'abantu bandi afite ibice bigize umubiri nk'abandi cyangwa hari ibice bitariho ni ukubona gusa ko afite amabere ukabona ko yambaye ijipo ariko ari nk'umugabo agiye guha umugabo cyangwa n'umugabo kubise buriya ikigaragaza ko ari umugabo arabifite ese umukobwa ibigaragaza ko ari umukobwa arabifite ugasanga rero umuntu aba agiye afite amatsiko menshi atandukanye mu buryo bwose bugiye butandukana ntuzi ku bafite ubumuga bw'uruhu bo mwumvaga cyangwa se nkawe iyo wahuraga nawe wahita gutekereza iki biragoye bo kubera ko waratinyaga bishoboka no kuba wamwegera ukumva ufite ubwoba kubona umwirabura
wahindutse umuzungu mu mbabare niba mvuze gutyo niko sosiyete ya kera sibyo niko sosiyete ya kera yari imeze ubu bavuga ko ari ufite cyangwa abafite ubumuga bw'uruhu rwera kuko ubu maze gusobanukirwa maze kuba intore narabimenye sindabimenya neza ariko ndiho ndashaka no kuba inshuti nabo cyane ukagenda ubyinjira sibyo kuko wenda turi buze kugera aho ngaho bimba barumbaje bari aba bantu bafite ubumuga bw'uruhu akenshi kuri gihe iyo nababonaga ari ikindi gitangaza kibaye nkumva ntitwahura naba mbonye n'ahantu hari nkariya nkaba namyemera nkacanga kugira ngo ahubwo ataza no kumbwira ngo mwiriwe none hari ukuntu mbera ko izuba hari ukuntu ryakubitaga ukabona asa nkaho atareba ukafata imana yanjye noneho weho ntiwite ngo ni kwa kundi ariho areba bitewe n'ikirere ahubwo ukumva ko ari yiwe ukumva ko no kukurya ashobora kuba yakurya ugahita ukinagira ukiruka rega ibyo ngibyo utagira ngo kugeza ni vuba ntangiye gutinyuka ni vuba wenda ni namwe bivuge ko hari abantu nyine bagifite ubwoba na n'ubu cyane rwose ashobora no kumubura akabona ashobora no kumwishisha akumva ntiyavugana nawe akumva ntiyasangira nawe akumva ntiyanamureba akumva muri rusange ku muntu ufite ubumuga wamufataga nk'ikibazo kuri gihe numvaga ari ikibazo numvaga atari genda yego ni umuntu ariko atari normal yes cyangwa se nanone ukumva ni umuntu ariko ntago weho yego ku buryo usanze afite ikibazo utamwegera wumva ushobora no kutavuga ati uyu muntu mwegera ejo nkaba nanabyara ugasanga niwe mbyaye kubera ko namukozeho yes iyo niyo sosiyete twabayemo kera ariko ubu kuko dufite leta nziza igenda ihindura ibintu ihindura n'imvugo niyo mpamvu abantu bagenda bahinduka kandi tukaba tubona noneho n'abantu badasanzwe bari hirya no hino mu gihugu kandi bakorera igihugu bafite cyangwa ari ba bantu bafite ubumuga bugiye butandukanye yego ko numva iki kiganiro kitari bushoboke bakunzi ba Shyaka Beauty Show uyu muntu ari kubisobanura neza mana we ariko ukuri kubivuga niyo si ya kera kuko niyo ya nyayo ntabwo yibeshyeye ni ukuri ntabwo ari kubabeshyera niko bari bameze none se sinzi nimba uri bubashe kudusangiza uburyo nyine waje gutinyuka ukabavugisha byaje bite wabyiyumvise muti nese sinzi ibibazo byinshi bantu bihere kuri ako ahantu naje murakoze cyane ahantu naje guhera gutinyuka kubavugisha navuga ko ari iyi leta yacu leta ifata kimwe abanyarwanda leta itavangura ngo uyu nguyu areshya gutya uyu asa gutya uyu ameze gutya uyu avuka kwa runaka uyu avuka kwa runaka oya ahubwo ikarebera hamwe muri rusange izina bita umunyarwanda nibwo naje nsanga noneho n'aba bantu numvaga ko atari abantu numva ngomba guhindura imitekerereze ntiyahindutse yego cyane ariko byaraje noneho njya gutinyuka neza niwe muntu njya ngo twahuye mbabare kuba mvuze ntibari bakuzi wenda ngira ngo barakuzi nta muntu utanze naje guhura n'umukobwa bita Shyaka Queen yes nawe duhura mwibeshyaho mbabarire kuko ngenda jijishije sibyo nawe Shyaka ni umuntu udasanzwe yicaye mu ntebe ewana ntiwarabukwa ariko nyuma niwe waje kubimbwira then nari navuye no mu modoka ntazi
ntazi ngo navuga nande nari narahindutse waratangiye guhinduka. yes so ubwo urumva rero aho niho natangiye kumva ko byanze bikunze ari ngombwa kumva ko abantu ari abantu ari banatekereza. Noneho numvise na language yawe ukuntu uvuga nibyo byatumye numva ngize amatsiko yo kuva ndeka nkomeze nkuvugane nawe numve ese koko umeze ute bimeze biti. So nsanga rero ahubwo muri macho mufite sikirizi irenze ahubwo kandi nanagushimira kuko umaze kumpuza n'inshuti nyinshi zigiye zitandukanye n'inshuti nyinshi zitandukanye kandi zambereye inshuti nziza harimo abafite ubumuga kandi bafite ubumuga bugiye butandukanye. urugero nk'umuntu naba waraguhuje nawe bikaba hari aho bigukuye hari n'aho bikugejeje. ni umuntu bita Miss Tesi ariwe ku mazina bita Pasi. Pasi ari mu bantu umunsi ku wundi nkurikirana ari mu bantu tutarahura ariko nkurikirana buri munsi kuva namumenya aho twavuganye kuri telefone. So mbanza kumwibohoraho aramwe ati oya ndi umuntu ugiye usanzwe Miss Tesi ndi umuntu usanzwe ndi umuntu woroshya ubuzima ndi umuntu ni wa muntu ukorana morale sibyo wenda sindagira aho ngaha mbabwire yatumye ngira emotion zirenze zituma numva guhera kiriya gihe ngirbaza iyo tuvuganye ndavuga nti ngiye kuba inshuti sibyo rero ndaragusekeje ndavuga nti ngiye kuba haryo bitabaki aba best urumva wenda niyumva iki kiganiro aze kumva barase ndayimubwira mbivugira aha ngaha ku Karubanda nari kuzayivuga turi kumwe navuze nti bitewe n'ukuntu anyubaka reka nkubwize ukuri uriya muntu wampuje nawe Miss Tesi ariwe Pasi ewana mbese naramukunze birenze sibyo ndakubwiza ukuri uriya muntu wampuje nawe n'ubu uzarebe kuri poster nanditse mvuga ko ari impano Imana yamyihereye. Wabyumvishije kubera iki? Kandi afite ubumuga kandi afite icyizere sibyo kandi ari n'umwarimu w'inararibonye mu buzima bwo kubaka ubuzima nyabwo sibyo kuko mana navuga iki mbega umuntu wampuje nawe ufite ubumuga bw'urugingo afite ubumuga bw'ingingo hari urugingo nyine adafite bw'urugingo hari urugingo adafite ariko Tesi ni mwarimu ananifundisha indimi ziravuzwe yaranyigishije ni teacher mwiza. Abakozi ba Shyaka BTV show umutumirwa mfite uyu munsi mva ibintu wagira ngo yarabyize abifitiye na kaminuza kuko arabisobanura neza nkumva koko ari kumvugira ibintu ari kuvuga ibyo nashakaga kumva koko. None se ugiye kongera kumbaza kuri Miss Tesi mbaza nari kubaza muri rusange cyangwa se muri society nk'umuntu ubona umuntu ufite ubumuga yego akamugiraho ijambo akumva nyine yamubwira uko ashaka sometimes akamubwira n'amagambo mabi amukomeretsa kano kanya wamubwira iki? Ikintu namubwira nti nahindura ibitekerezo kuko abantu bafite ubumuga ni abantu nk'abandi ni abantu baratekereza ni abantu bafite ubumenyi burenze ubwacu ahubwo twebwe tudafite ubumuga. Kubera iki? Ni abantu bamaze kuturenga twebwe. Nimba ushaka kumubwira ikintu ntikimufateho usigara we ubwawe wigayo. Nimba ushobora kuvuga ngo uhuye nawe ukirukanka arakureba akavuga ati
uriya muntu ameze ati sibyo icyo gihe byanze bikoze aricyo navuga sosiyete igifite iyo myumvire cyangwa ikigendera nayita ngo ni ideoloji mbi niba yishyire hasi agapira bagashyire hasi bareke batsindwe ahubwo bashyire agapira dukinane twese kuko twese ari abafite ubumuga ari abatabufite twese turi abanyarwanda kandi twese turi abantu icyo navuga kirenze kuri icyo nuko twese ari abafite ubumuga dufitemo abayobozi bayoboye kandi mu gihugu udafite ubwo bumuga hari aho atariho ayobora kandi hariho uyobora urwo ni urugero ntanzi sibyo hari uyoboye ku rwego rw'akarere hari uyoboye hehe hari uyoboye hehe kandi hari abantu badafite ubwo bumuga batize gute badafite ubwo bushobozi bwo kuba bajya hariya ngo bajye kubikora hari umugabo ni umunyamakuru akora kuri flash avuga urubuga rw'imikino kandi afite ubumuga bwo kutagira gute bwo kutabona ariko yogagize umupira kandi atawureba kandi ukaryoha si umunyamakuru kandi we ntiwabishobora nabishobora mfite amaso yanjye urareba ariko ndareba ariko ndareba simbona urareba nyine ariko ndareba simbona ariko wa undi mwa ngo ngafite ubumuga bwo kutabona avuga amakuru avuga urubuga rw'imikino genda aho ngaho mangamanga navuga ni mudekira aho ngaho ndakiraho kugira ngo tugendane n'abandi nimba ushaka nibarebe Miss Tesi ariwe Pasi uyibyo mvuga babyumve wenda mbivugiye kuri channel ya Shyaka ariko noneho nibajye no kuri channel ya Miss Tesi barebe saa 9 iyo mbyutse sinshobora kongera iyo nkangutse maze gusenga sinshobora kuryama ntabanje kureba Tesi uzamara analize nabanje kukwanga wewe wandangiye umbwe ngo ndebe Queen Tesi Miss Tesi ndebyemo mana nyirisi nijuru we ntagira gucya nkabandarize nta n'umukobwa aracyonyubaka nareba ukuntu akubita umupira nanjye ubwanjye byarananiye ndi muzima man Tesi komereza aho nga I love you umve ndivugiye kwa Shyaka ariko nawe nzabikwibwirira nzabikwibwirira uzanyemere ndabigusabye tuzibere aba besto niko babyita ngaho rero kuri Shyaka BTV show niho hasabiwe kuba besto ariko nzi neza ko nawe atazabyanga ko ni umushuti wanjye kandi kuba ntaguciye mu ijambo hari akandi kana k'inshuti ye sibyo kari mu igare kariya kana nako kanyemerere ndashaka ko azaba mwarimu wanjye sibyo azaba mwarimu wanjye kandi afite ubumenyi n'ibyo ndashaka kandi niba ubizi azambera mwarimu kuko bagiye kumbera inshuti utumye noneho nibaza ibibazo byinshi bitandukanye sibyo ndi mwarimu wawe Tesi ni mwarimu wawe still n'umushuti wa Tesi ni mwarimu wawe none so impamvu Shyaka umwigiraho iki Tesi umwigiraho iki umushuti wa Tesi we umwigiraho iki mwese ikintu nabigiyeho ni ikintu mu bambore nimba ariko kivugwa simbizi ikintu cyo kwiyakira nimba mbivuze nabi no kwiyakira nyine ariko twarisobanukiwe muri makeya sibyo mwamaze kumenya abo muri bo ubumenyi mufite ubwo aribwo kandi ubumenyi mugomba guhereza igihugu ubyumvise iyo tuvugana ukavuga icyongereza ukavuga igifaransa ejo nkakumva ururakina mu runana nzagera mu runana ne barabibonye se barabibuze ariko Shyaka ari mu runana kuwa gatanu buri wa gatanu akaradiyo kuri radiyo Rwanda kirahanga kugira ngo numve umukurikirane numve ukuntu ukina kandi we byarananiye
nanabigerageje nkasoma bikanga kubera iki urumva nakwigiyeho byinshi sibyo ni cya cyizere uriya mwana w'umukobwa ambabarire umve Miss Tessie please umbabarire nimba unareba ino cano arayireba ambabarire ariko buri wese nyine ni mwarimu mu bintu yarankumvetse mu buzima bwanjye niyo mpamvu navuze ngo tuzaba best azabyemere niyo mpamvu rero niyo mpamvu hariho Shyaka uzi impamvu Tessie akina umupira Tessie ni wa muntu uhorana morale arirukanka araganiriza bagenzi biwe aravuga ati mwabakobwa mwe muri mu biki ese murabona mbaye iki jewe reka nkubwire n'ibindi akora ujye umukurikira akina umupira harya yambara numero kangahe Miss Tessie wambara numero kangahe ni wonze 11 11 muri basket muri sitting volleyball yes guhera uyu munsi ngiye kuba umufana wawe ikindi akora akina film ari gukina muri My Daughter yes ni umucamanza okay ikindi akora ni makeup artist umurangira ibiraka ngaho ikindi akora acuruza imyenda y'abakobwa urumva kandi ibyo byose hari undi utari umudisability byananiye cyane rwose sibyo rero kubera ko nawe uri umucelebrity nubona abantu ujye umurabura ubwate Tessie hano hari ikiraka ni byiza ko ntago siugire ngo twebwe tugirana ishyari ngo tuvuge ngo wakoze ibi ngo wakoze no iyo aranshyigikira nkamushyigikira tugakomeza nyine tugirana bond abandi bantu bose badushobora kugirana turashigikirana mu buryo bwose ntago byaba ari sakirirego kuba ngiye naza hano nkavuga ibikorwa byiza akora ni byiza ntago navuga ngo kubera iki no ntago yakifuza ko ndi nyuma still nawe nanjye sinakifuza ko musenyera umugozi umwe nicyo kintu cya mbere kuko hari ikibahuza kandi icyo kibahuza nicyo kitagomba kubatanya ahubwo nicyo kigomba kubahuza kikaba inkingi mwese mugomba gushamikiraho kugira ngo mukomere kandi mwubakane ariko nanjye ntimuzansige kandi babaye best siyo ewana ngiye kuzaza ewana bakunzi ba Shyaka TV show rero mana yanjye twakomeza tukaganira bukira bugacya murabibona ko n'ubu ngubu cyangwa se muraza kubibona ko dukoze ikiganiro ari nijoro pe mwihangane ku bintu muri utaze kubona neza ariko tubemereye part 2 none bizaba ari ku manywa birashoboka ko twese tuzaba duhari kugeza ku wundi so rero niki wakifuza cyangwa niki nubuhe butumwa wahereza abanyarwanda n'abanyarwandakazi ku bigendanye n'uko bafata bafite ubumuga murakoze cyane Shyaka icyo ubutumwa nahereza abanyarwanda n'abanyarwandakazi nuko nababwira ntimuhindure imyumvire cyangwa n'imitekerereze yacu twari dusanzwe dufite abantu tuvuga ngo bafite ubumuga ni urugingo cyangwa ni ingingo cyangwa kimwe ni ubumuga bw'uruhu bwe abo bose ni abantu kandi bafite ubwenge nabivuze barayoboye bakora ibikorwa byose bigiye bitandukanye baratera make-up ni abacuruzi ni abakinnyi b'amafilimi barakora ibiganiro ni abanyamakuru bagiye batandukanye kandi bya bindi twivuga no hari ibyo udashoboye washoboye cyane hari ibyo udashoboye we ariho akora
urumva rero niyo mpamvu bagomba guhindura bya bitekerezo ahubwo bakumva ko twese turi umwe, turi abantu, ikigeretse turi ibiremwa by'Imana. Imana kandi imunezererwa bitewe n'uko yamuremye. Twe kumucira urubanza rero kandi ku Mana atari urubanza ahubwo ari umugisha. Ni umugisha wa buri muntu wese. Navuga nti rero ubutumwa nabagenera nibahindura imyumvire. Nimba uhuye n'uriwo muntu muramutse aravuga ikinyarwanda, nimba atanavuga n'ikinyarwanda ni n'umunyamahanga, yes muvugisha ururimi arimo. Nimba utaruzi nyine urumva ko hari aho yagusize. Tugabanye rero imyumvire. Ndumva ari ikintu nasoza mbwira abanyarwanda muri rusange cyangwa n'abakunzi ba Shyaka Beat TV show. Ariko bose muri rusange bose ndabashuhuje. Ni ukuri ndifuza kuba inshuti nabo, yaba ari n'abayobozi babo rwose babyumve. Ndashaka kugira ngo nibonemo muri bo, ngendane nabo, nsangire nabo ama event bazakora, bumva naza rwose, naza nkazambana nabo. Ndashaka kubigiraho byinshi. Hari ubuzima nshaka kubigiraho bundi burenze. Mbona bansize. Yego. Best wanjye ubwo ababyumva rero. So bakunzi ba Shyaka TV show rero ndabashimiye. Nshimiye n'umutumirwa wanjye w'uyu munsi wanabaye cameraman, akaba ari wabaye cameraman. Ubutaha za kamera ari ku manywa, ubu ya kamera ari nijoro rwose ntimumurenganye, ariko ubutaha tuzakora ikiganiro kindi part 2 ari ku manywa, akora akazi nyine neza bya kinyamwuga. So rero kuri Shyaka TV show ntugende udakoze comment, like, share and subscribe. Dukomeze dutere imbere, dutezanye imbere kubw'ibikorwa byiza nyine tugomba kugenda twigiranaho. Iterambere ryawe niryo terambere ryanjye, niryo terambere rya mugenzi wanjye. Gutyo tuzagenda dusenyera umugozi umwe. Ku bakunzi ba Shyaka TV show, bye bye, nakagaruka, see you.